Yes, reka tubashimire cyane mwebwe mwahisemo gutega amatwi Radio Rwanda aka kanya. Ikiganiro ni Papa Rwanda, jewe ukibagezaho nk'abandi umwiza Moren. Reka nizere yuko aho uri hose umerewe neza cyane. Ushobora no kunyarukira kuri social media za Papa Rwanda ukatubwira uko umerewe, ukatubwira uko waramutse, uko wiriwe bitewe naho uherereye, hanyuma ubundi tukagusubiza mu buryo bworoheje. Kuri Facebook ni Papa Rwanda, YouTube ni Papa Rwanda, Instagram ndetse na Twitter, aho hose turahari rwose. Wanyarukirayo ugakurikira n'ibiganiro by'ubushize, hanyuma ubundi ugakomeza ukurikirana ibiganiro byose nkuko tubikugezaho. Uyu munsi rero ntago ndi jyenyine muri studio za Radio Rwanda, abandi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari umuntu mu by'ukuri ukorana na Papa Rwanda umunsi ku wundi. Ndaza kumuheza akanya gahagije kugira ngo yivuge, kuko kugira ngo wibwire abantu bose baduteze amatwi. Yes, ndakwakiriye muri studio za Radio Rwanda. Murakoze cyane, urakoze umwiza, urakoze kuri uyu mwanya mwiza n'iki kiganiro tugiye kuba tuganiraho. Nitwa Judith Kayitesi Katabarwa. Nkuko umwiza bivuze, mfite ingofero zitandukanye, ariko uyu munsi nje ku bufatanye na Papa Rwanda mu kiganiro tukunda kugirana na RBA ndetse n'andi mashami yayo. Uyu munsi turi muri Radio Rwanda. So nkaba andi umuntu ukunda mu byo nkora bitandukanye, ngira passion cyangwa se nkunda kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye n'amashami yabyo byose. Ubwo turimo kuvuga guteza imbere umwana w'umukobwa ndetse n'abagore mu buryo butandukanye, mu mibereho, mu myigire, mu buzima busanzwe, ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ari nabyo turi buganireho uyu munsi. So nkaba ndi umu advocate cyangwa se umwe mu bantu bagerageza kugiraho agatafari akariko kose kugira ngo twimakaze ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu gihugu cyacu, hanyuma tunarwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Arakoze cyane, ngira ngo mwamwiyumviye. Rero reka ngusabe kugira ngo ntujye kure ya Radio Rwanda, kugira ngo mu by'ukuri ukurikire iki kiganiro. Ndamya nashidikanya yuko hari byinshi ugiye kwigiramo. Anga reka dutangire nkuko tugiye kuganira uburyo bwo gushigikira abadamu, cyangwa se mu rurimi rw'abanyamahanga bakunda gukoresha bita empowerment cyangwa se empowering women. Ahangaha reka tugaruke, isi y'umuntu avuze gushigikira umudamu bishatse kuvuga iki mu yandi magambo, cyangwa se gufasha aba badamu, abe bakobwa, abe mbese igitsina gore muri rusange, mu magambo make yenda kugira ngo usobanurire abantu bishatse kuvuga iki? Women empowerment cyangwa se guteza imbere umugore cyangwa umukobwa bivuze kubaha ubwisanzure bwo gukoresha ubwenge bwabo, imbaraga zabo, ubushobozi bwabo bwose, kugira ngo bagire uruhare bagire uruhare mu iterambere, bagire uruhare mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'aho batuye, ndetse mu iterambere ryabo bo ubwabo n'imiryango yabo. Kubaha rero ubwo bwisanzure bivuze kubaha opportunities cyangwa se amahirwe angana n'ay'abandi bose mu kwiga, mu myigire, mu mirimo, gufata ibyemezo, participation muri politiki zitandukanye, no mu guteza imbere igihugu muri rusange, bafatanya n'abandi bose, bafatanya n'abagabo n'izindi nzego zitandukanye, nabo bakoresha ubushobozi bwose bafite, ndetse bakaba banabwongerwa aho biri ngombwa, kugira ngo nabo bagire uruhare rungana n'urw'abandi, bagire uruhare mu guteza imbere igihugu no kwiteza imbere nabo ubwabo. Iyo tuvuze women empowerment, ni ugushyiraho ayo mahirwe yose atandukanye mvuze, kugira ngo umugore cyangwa umukobwa agire ubwo bwisanzure, abashe kwivugira, abashe kwikorera, abashe kwiga. Urakoze cyane. Ahangaha dusubiye inyuma ho gatoya, hari aho wavuze ati kumuhereza ubushobozi bwose, mbese akakoresha ubushobozi bumurimo, ariko bivuga ngo ku ruhande rumwe umuntu asubiye inyuma ho gatoya, ngira ngo nko muri sosiyete nyarwanda hirya no hino hari aho usanga abana b'abanyarwanda bamwe na bamwe b'abakobwa, usanga hari nk'abana barabyaye bakiri batoya, ugasanga mu by'ukuri yenda nubwo abyaye ariko yari wa
wa mwana ufite inzozi hari ibyo yifuzaga nko kugeraho cyangwa se yenda avukijwe amahirwe y'ibintu bimwe na bimwe yarotaga kugira ngo agereho mu buzima bwe busanzwe. Ese uyu munsi wa none niki ubona kirimo gutera abana b'abakobwa benshi kubyara batabyiteguye cyangwa se kubyara mu gihe kitateganyijwe? Murakoze cyane. Cyo ni ikibazo cy'ingenzi, ni n'ikibazo kitwugarije tugomba kuganiraho. Icya mbere reka mbanze nsobanure icyo bivuze kugira ngo abana bakiri bato cyangwa abangavu batware bagire inda cyangwa se babyare imburagihe. Iyo tuvuze inda z'abangavu cyangwa teenage mothers, biba bivuze babana bato batarageza imyaka y'ubukure. Mu Rwanda nyirango imyaka yemerewe kugira ngo umwana ashake abyare cyangwa agire consent 21, ariko noneho babana babyara ari abateens bari hagati ya kuva ku myaka yo hasi kugeza kuri 18, 19, 20. Nahoze ndimo kureba muri research ya DHS yego berekana ko abenshi umubare munini uri hagati ya 18 na 20. So aho ngaho niho abana benshi urabona baba bakiri mu ishuri. So iyo tuvuga inda zitateganyije cyangwa se z'abangavu, tuba tumenyesha abana bagize inda muri icyo gihe, yego muri iyo myaka. Mu by'ukuri urabona ko ari abana baracyari mu ishuri, baracyari bato, ntibariga kwifatira ibyemezo, bashukwa. So uwo mubare cyangwa iyo kategori niyo turimo kuvuga. Warubajije uti mbese niki kibibatera? Hari impamvu nyinshi zitandukanye rero yego dushobora kuganiraho, ariko reka mugire zimwe mvugaho. Ikintu cy'ingenzi cya mbere ni ubukene. Nubwo hari abandi bana bava mu miryango imeze neza nabo bagira inda zitateganyije, ariko ubwo turabigeraho nabyo. Ikintu cya mbere, ubukene bw'aba bana bavuye mu ngo wenda zitifashije neza cyangwa se dafite ibyangombwa bihagije. Bajya kujya ku mashuri bakagenda ingendo ndende, bagasanga hari utuntu twinshi basic needs cyangwa ibyangombwa by'ibanze batabonye mu iwabo muryango. Noneho ugasanga batangiye kureba hanze ho babikura. Baba perpetrators cyangwa se abantu batuma babashuka, bakaba babonye icyuho. Bakabona icyuho cyangwa mwana wabwiriwe wenda yagiye ku ishuri atashye ashonje, akababoneye uko yamushuka kumugira akamugurira kugira ngo nakamugurira rimwe kabiri, ubwa gatatu nawe aragira icyo amwaka. Ubundi wenda aragenda urugendo rurerure kujya ku ishuri, ati nguhe lift, arayimuha rimwe kabiri, ubwa gatatu nawe ntange simvira mwaho. So urumva bishobora kuba atari ubushake bw'uwo mwana, ariko kubera irari cyangwa se bya bintu adafite akeneye biri basic, bigatuma yashukwa akajyana na abantu babimuhaye, bikaba byatuma bagira inda zitateganyije cyangwa bakiri abanyeshuri. Iyindi mpamvu natwe twihereho nk'ababyeyi mu miryango, hari igihe twirara ntituganiriza abana. Yego, uruhare rw'ababyeyi rurakomeye cyane muri ibi bihe, no mu gihe cyashize, kuganiriza abana, kumenya imyororokere yabo, kumenya mbese abantu batwara inda gute, mbese biterwa n'iki, mbese ni gute abana bakwirinda. Kenshi ababyeyi dutinya kwicaza n'abana ngo tubaganirize, tubabwire icyatuma uko bakwirinda, ndetse tubahe n'iyo assurance cyangwa se tubahe n'uko kwihangana cyangwa no guhangana n'ibihe barimo. Niba ufite bike ukamenya kubana n'ibyo bike byawe, ariko tugiye kurarakira ibindi. So ababyeyi rero hari igihe twirara ntituganiriza abana kugira ngo tubarinde ibyo bibazo. Izindi mpamvu rero ni peer pressure cyangwa bagenzi babo. Baje no gusanga ko abana benshi baterwa inda na bagenzi babo. Hari research yakozwe, nibagiye ababikoze, ariko nigeze kubisoma ko hari abana benshi baterwa inda na bagenzi babo. Ubwo urumva ko ari peer pressure cyangwa se igitutu giturutse mu bagenzi babo. Bakwibaza ko wenda bakundanye ngo nirwo rukundo. Ariko ubwo niba mvuze ngo tubaganirize, ubwo birasaba ko tuganiza abakobwa n'abahungu. Yego, kuko abakobwa ntibitera inda, kandi abahungu nabo tubaganirije byarushaho ko bamenya indangagaciro bakwiye gukurikiza. Nongere mvuge ko ari naho aho ngaho h'indangagaciro nongere mpasubire. Umuco nyarwanda tugeneye komeze twamakaza, tugeneye
kwigisha abana pe abahungu n'abakobwa umuco wa kinyarwanda mu kwirinda izo ngeso, kwirinda mvuze mu bya gikristo ubwo no kwirinda icyaha no gusambanya abana batagejeje imyaka cyangwa se nabo ubwabo gusambana kandi atari ariko ari byo bitera inda zitateganyije kuko harimo ingaruka nyinshi. Ngira ngo dukeneye kurushaho gukora awareness cyangwa gutanga amakuru y'ingaruka zabyo. Usanga kenshi wenda nayo abana bayabura amakuru, information, amakuru y'icyo bivuze, y'ingaruka zabyo, y'ejo hazaza, yuko ndetse na stigma izana nabyo. Stigma ubwo ni akato. Ibyo byose bishobora guhungabanya ubuzima bw'umwana w'umukobwa cyangwa se n'umuhungu wabigizemo uruhare. So hari impamvu nyinshi rero zituma abana bagira inda zitateganyije, tugomba guhangana nazo cyangwa se tugashakira strategy cyangwa se ibisubizo. Urakoze cyane, wabisobanuye neza cyane. Ngaha ari nabyo bimwe muri Papas Rwanda mukora gufasha bamwe bagiye babyara muri iyo myaka ikiri mitoya kubwa impamvu nyinshi zitandukanye. Ahangaha yenda muri rusange ku munyarwanda uduteza amatwi aka kanya, ese niki twakora, niki gishobora kuba cyakorwa nk'abanyarwanda muri rusange kugira ngo mu by'ukuri habeho ingamba cyangwa se habeho uburyo bwo kurwanya bino bintu kugira ngo bye kuba kuri aba bana? Hari aho wakomoje kuvuga ati ababyeyi bakwiye kuganiriza abana babo, ariko iyo ugiye usanga yenda n'umuco wacu wa kinyarwanda, usanga abantu nabo bifitiye guceceka kwabo, usanga mu by'ukuri n'ababyeyi, ese ababyeyi hari uburyo yenda hashobora no gushirwaho ingamba zo kuganiriza n'ababyeyi nabo bakagira amakuru ndetse n'uburyo bashobora ganira abana babo ko bimwe na bimwe yenda abantu basa nkaho batabimenyereye cyane. Usanga umwana nahura n'ikibazo ariko akakigumana, mu by'ukuri binagoye no kugira ngo yegere umuntu mukuru anamubwire uko byagenze. Nizihe ngamba mu by'ukuri niki twakora kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza? Urakoze cyane. Mbere yuko mvuga ingamba, reka mbanze mvuge gato ku bimaze gukorwa. Yego. Kuko hari uburyo bwinshi igihugu cyacu rwose kiri mu bihugu bikora uko bishoboye kugira ngo turwanye kino kibazo cy'inda z'abangavu. Bari mu bihugu bikora uko bishoboye kugira ngo habeho iterambere rikomatanyije. Turi mu bihugu bishigikiye abagore, yego, kugira ngo babe involved cyangwa se bafatanye n'abagabo. Bari mu bihugu byimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. So hari byinshi rero bimaze gukorwa. Icyambere hari structures cyangwa se ibigo cyangwa institutions, yego, zabuhariwe zihari zitanga serivisi yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane abana. Ubwo abana rero iyo bagize inda zitateganyije yitewe n'abantu bakuru cyangwa n'uwayimuteye, tubyita ababa bamukoreye defilement cyangwa se baba bamushutse. Nubwo hari ushobora kuvuga atari abo bana nabo bafitemo uruhare, bararufite. Niyo mpamvu tugomba kubigisha indangagaciro hakiri kare, ariko mu by'ukuri baba bakiri bato, ntibaramenya kwifatira ibyemezo, bashukwa cyane, bafite irari. So reka noneho twibande cyane ku zindi nzego zigomba kubigiramo uruhare. Hari ingamba zafashwe zitandukanye hano mu Rwanda. Hari aho bagomba kurega, hari ibigo cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta ifite inshingano zitandukanye zo kurwanya ihohoterwa ndetse no gufasha abana bahohotewe. Mu Rwanda dufite ngira ngo mwaba muzi Isange One Stop Centers. Isange One Stop Centers ziri mu gihugu hose, ngo zimaze kugera mu turere twose. Aha niho Isange One Stop Centers zashyizweho kugira ngo abahohotewe babona aho barega. Bafatanya cyane cyane na polisi. Ubwo nayo ni indi institution navuga. Polisi bigiramo uruhare cyane mu kurwanya ihohoterwa ry'abana. Hari imiryango nka Gender Monitoring Office, bafite desk ya Gender Based Violence cyangwa office irwanya ifasha gukurikirana ihohoterwa. Aho hose hari amakuru atandukanye yafasha abana, ndetse hari n'ibigo bitandukanye, Mije Prof ishinzwe umuryango n'iterambere ry'umuryango, National Women Council cyangwa se SNF bafite inshingano mu gushyira mu bikorwa ibijyanye
n'ibyo byihoterwa. Hari ibigo byinshi, hari civil society organizations zitandukanye, FVA n'abandi, ariko ntagiye muri zo. So ibyo already nibimaze gukorwa, ni inzego cyangwa ibigo bihari bifasha kugira ngo abana bahohotewe cyangwa abana b'abangavu bagize inda bafashwe, ababigizemo uruhare bahanwe. Ndumva nanakubwira ko nyirango muri covid twagize imibare myinshi y'abana bagize inda ziteganyije, ngirango aho mvugira aha tumaze kuba dufite 23,000 birenga by'abana b'abangavu bagize inda. Ariko hari ku bufatanye n'ibindi bigo ndetse n'uturere, Mijo Prof yashizeho gahunda yo kugira ngo abana basubire mu ishuri, back to school campaign, ndetse babishyiramo n'amafaranga kugira ngo bafashe abo bana bavuye mu mashuri kutirukanwa. Kera umwana yabaga yagize inda nyango bikarangiriraho, ariko kuba leta yemera ko umwana ahabwa andi mahirwe, kuba akaba yasubira mu ishuri akiga akabona za nzozi wavuze, ndumva iyo ari ingamba nziza, iyo ari strategy nziza. Yego. Ibindi rero nkuko mubwiye hari n'ibindi dukwiye gukora, birimo gukorwa, ariko hari n'ibindi kurushaho kumenyekanisha amakuru. Turacyafite ababyeyi bagihishira, turacyafite ingo zihishira umwana wagize inda, umwana wanjye batabimenya, cyane cyane imiryango ifite uko imeze, usanga bumva batabivuga, babihishira, kikaba ikibazo cyabo, umwana akaba bakabyihererana. Iyo babyihereranye bivuga ngo wa mupapetreta cyangwa wundi wabigizemo uruhare ntahanwa, cyangwa inzego z'ubutabera ntabwo ziba ziri bubigemo. Nongere ko n'inzego z'ubutabera zacu rwose zifite uruhare rukomeye muri ibi, guhana ababigizemo uruhare, guhana abantu bakuru. Hari iyo ugiye muri abantu bakuru bagira uruhare mu gufata abana cyangwa mu kubakoresha imibonano mpuzabitsina batarageza igihe, bagahanwa pe, bakabibazwa. Haracyariho hari tukongeramo n'ingufu mu ndishyi z'akababaro. Iyo umuntu yagize icyo gisebo cyangwa yagize inda, aba bana bagira ibyitwa stigma, cyangwa bahabwa n'akato. Aho nta handi tugomba gushyira ingufu, tukigisha society yose, ari abanyeshuri bagenzi babo, ari mu miryango yabo, ari mu aho batuye, kugira ngo be kubahabwa akato, tukamenya ko atari ikintu bihamagariye, cyangwa niba baragizemo n'uruhare ariko bari batarabasha kwifatira ibyemezo. So ibyo rero bikaba ari inshingano zacu twese, ari inshingano za society yose, za stakeholders batandukanye, kugira ngo turwanye akato, turwanye ababigizemo uruhare, dufashe n'ababana bashobore kugira ubuzima bwiza nk'abandi, basubire mu buzima busanzwe. Ubwo ndongera mbwire n'ababyeyi nanone, bano bana iyo bamaze, abana b'abangavu iyo bagize inda, urumva ko bataragira ubushobozi, bakeneye kureberera wa mwana. So tukwiye gukomeza gushyira imbaraga mu marerero, cyangwa se n'ababyeyi bagafasha abana bareberera ababebe cyangwa abana babyaye kugira ngo babashe gusubira mu buzima busanzwe. Ahangaha ari naho turimo kugaruka, usanga yenda niba ntibeshye ni bamwe mu bo mufasha umunsi ku wundi. Ahangaha iyo umuntu ahuye n'ikibazo nk'iki ari umwana mutoya, tuvuge agahura n'izo ngaruka zo kubyara umwana, nawe akabyara umwana nawe akabyara undi mwana, akamuzana muri ubu buzima, bivuga ngo hari impinduka nini cyane iba ku buzima bwe, kugira ngo yongere asubire mu murongo, abe wa mwana ugomba kurota izanzozi, kugira ngo yongere nanone aharanire ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Ndumva ari urugendo rurerure cyane. Ahangaha yenda aho gatoya mwadufasha gusobanukirwa, ese ni izihe nzitizi cyangwa se ni ibihe bimwe na bimwe bijya bibagora cyane cyane nk'abantu mukorana nabo umunsi ku wundi? Ni ibiki mujya mubona yenda bibagora cyane overcoming cyangwa se guca kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, babaho ubuzima bufite intego, bumve mu by'ukuri ko izanzozi zabo bashobora gukomerezaho, bakabaho ubundi buzima nk'abandi bantu. Sinavuga ngo nkaho nta kintu cyababayeho, ariko mu by'ukuri babeho ubuzima bwiza. Urakoze no kunyibutsa ko wagumye uvuga uti nk'abantu mubana nabo umunsi ku wundi. Nongere nibutsa abadukurikiye ko Papas Rwanda ari imwe mu miryango irimo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko,
kurwanya addiction cyangwa se kubatwa n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ari abakobwa ari abahungu. Ari n'impamvu imwe ntavuze kare ituma aba bana bagira nabo inda nanone zitateganyije cyangwa inda z'abangavu teenage pregnancies. Kuko niba bari abana yo bagiye mu biyobyabwenge ntabwo bafata ibyemezo bizima, bafata ibyemezo bari under the influence cyangwa se bafite ibindi byabashutse cyangwa se ntabwo batekereza neza. So icyo nacyo ni ikintu tugomba kurwanya, kandi Purpose Rwanda gerageza umunsi ku wundi kurwanya. So warugize ngo imbogamizi zikomeye cyane, ibintu bibagora cyane kugira ngo basubire mu buzima busanzwe. Icyambere ni kato navuze ya stigma y'abantu bakubonye bakabona nk'umuntu udakwiye kubana nabo, cyangwa nk'umuntu ufite igisebo cyangwa ugatungwa intoki, bituma witinya. Batuma bitinya, bakabura confidence, bakabura icyizere, bakaba batangira no kwanga kujya mu bandi, cyangwa no gusangirwa atandukanye yari hanze ahari ari gahunda za leta, ari civil society ibyo bashyizemo kugira ngo babafashe, ugasanga batinye kujyayo. So ikintu cya mbere gikomeye ni ukurwanya iyo stigma mu bana bagize inda, tukabigisha kumenya ko hakaba awareness cyangwa inyigisho zitandukanye. Ni nayo yindi ya capacity building nakubwiye dutangira, bagahabwa ubushobozi, bakigishwa, bagahabwa ubushobozi, bakumva ko bitarangiye, bakumva ko bashyizeho umwete, bagomba kumva ko bafite uruhare nabo bwabo, ko ubuzima bwabo bagomba kubuyobora mbere yuko bayobora ubw'abandi, cyane noneho ko bafite n'abana bagomba gukorera kugira ngo ejo habo hazaza hatazamera nk'ahabo. So kubibumvisha rero bakumva ko bafite uruhare, bakumva ko bafite inshingano, bakumva ko bagomba guhangana n'ibije byose bishobora kubabuza gutera imbere. Ibyo ni ikintu cy'ingenzi. Ni byiza cyane gushyiraho gahunda zitandukanye zo kubasubiza mu buzima busanzwe. Ikindi navuga, kuko baba batangiye kugira responsibilities, atangiye kugira umwana, akeneye child care, akeneye kumureberera, tukaba twashyiraho gahunda z'ibikorwa by'iterambere. Urakoze cyane. Kubaha nka startup kits cyangwa se nk'ibikoresho batangira kugira ngo bagire icyo bakora. Niba batabashije guhita basubira mu mashuri, atinda banza ndebera umwana. Hari nk'uwo twaganiriye ati rwose sinasiga umubebi wa sinasiga uyu mwana, mama nawe afite abe bana bato cyangwa se afite izindi nshingano, ati nzasubira mu ishuri. Uwo mwana yarari reka ne kuvuga wenda si ngombwa, yaratubwiye ati ndafata indi myaka 2 ndebera umwana wanjye nzabone gusubira mu ishuri. Ati ahubwo icyo mwamfasha nuko icyo nkora kugira ngo abone amata, abone icyo kurya, abone ikimutunga. So dushyizeho rero izo gahunda cyangwa zigeze nabonye, ariko ni nkeya, abakeneye ni benshi, programs zihari ni nkeya, tuzongere. Nubwo ndimo kubwira leta, ndimo kubwira inzego prive, ndimo kubwira civil society organizations, imiryango itegamiye kuri leta, ndimo kubwira imiryango y'amadini, kireho gahunda cyangwa programe zafasha aba bana kugira icyo bakora. Ni nayo ya women empowerment twavuze. Kugira ubushobozi, kugira icyo bakora, kugira akazi, kugira umwuga. Ubwo ndimo kuvuga ko agize n'umwuga byatuma n'ejo hazaza yagira, niba atabashije gusubira mu ishuri muri formal education, akaba yajya mu myuga. Imyuga ni myiza, ituma arangiza vuba, agira ubushobozi hakiri kare, abasha kugira ibyo akora kare, niba ari ubudozi, niba ari salo, niba ari niba ari hotel, ibintu bitandukanye, akaba yajya mu kazi hakiri kare. Ikindi rero kikunda kubagora ni ukubatererana abo babyaranye nabo. Birababaje cyane natwe abantu bakuru kuba waba ufite umwana papa we akagutererana. Ndimo kubwira rero abasore n'abagabo batwumva ko ni kugira responsibility cyangwa gufata inshingano zabo. Niba uzi ngo wenda ntiwanabigambiriye, ariko umuntu ufite inshingano, fata inshingano z'uwo mwana, icyo ushoboye cyose mufatanye, aho kugira ngo akenshi tuterera abakobwa umwana n'ababyeyi b'umukobwa. Reka imiryango yombi igifatanya kugira ngo wa mwana arerwe, na wa mwana wabyaye nawe asubire mu buzima busanzwe. So ni byinshi, hari ibintu byinshi twakora. Hari gutanga amakuru,
hari igihe dutanga amakuru ntagere hose. Yego. Amakuru ya opportunities y'amahirwe ahari, amakuru y'ibyakorwa y'ubufasha buhari, yego, agere mu gihugu hose, abana aho bari bakangurirwe kugira ngo bajye bakoresha ayo mahirwe. Ndimo no kuvuga kuri ubuyobozi bwacu bw'ibanze, inzego z'ibanze kugira uruhare, kuko abana aho bava ni mu muryango, kandi umuryango burya uva mu mudugudu. Abayobozi b'imidugudu, abayobozi batandukanye muri mu tugari bagira uruhare rwo gufasha abo bana n'iyo miryango, babafasha niba badashoboye kubona mituweli bayihabwe, kuko uwo mwana agomba kubaho mu buzima bwiza. Niba badashoboye kurerwa, bafashwe kugira ngo be kugira ibibazo bya bwaki, be kugira, ubwo ndimo kuvuga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe abana, kugira ngo bafashwe b'abana babyawe n'abana kugira ngo babeho. So hari byinshi rero byakorwa dufatanyije. Urakoze cyane rwose ku bw'ubusobanuro bwiza uduhaye no ku miryango imwe n'imwe ugiye uvuga ifite ubufatanye, ndetse bishobora kurema amahirwe menshi cyane kuri aba bantu bagiye bahura n'ibi bibazo, cyangwa se n'abakobwa batoya, abamama se n'abandi. Urakoze cyane. Yes, reka nkushimire cyane ko babanye natwe uyu munsi. Yes, kandi nshimira buri muntu wese udufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe gutambuka kuri Radio Rwanda, hanyuma ngiye wikibagezaho kabari muri mwiza. Reka tubabwire, kadusubire ubutaha. Shalom.